Abakunzi ba Mirage TV Show ndabasuje muri hose mu bice byose by'igihugu abari mu majyepfo amajyaruguru basazuba n'ingera bwaryo. Harashize igihe kinini rwose tutabonana ntabagezaho ibyiza bitatse u Rwanda n'abarutuye, ariko uyu munsi nagarutse ngiyoganira kuri topic zitandukanye nkuko bisanzwe, ariko nkuko maze iminsi tuganira ku bijyanye n'urukundo n'ubundi naje mu isura nshyanzanye umutumirwa w'icyamamare. Yeka ko niba nta naho umuzi ukwiye kwita umumenya kuko ni umuntu wamaze kugira ibyo ageraho, yubatse ibintu bigiye bitandukanye, ariko muri showbiz mu rukundo abariyo, biganiro by'inyungurabwenge abariyo, muri entertainment abariyo, muri make ahantu hose aba ahari kandi ameze neza. Niyo mpamvu nagushishikariza mbere y'uko ureba iki kiganiro niba utaranamureba ngo umumenye, nawe wamusura kugira ngo igende neza tugende tuzamurana. Uyu mutumirwa nko mureba no tuyoganira kuri isanganyamatsiko y'urukundo, ushe kwibaza ngo ese ubundi urukundo ni iki, ku cyane bakunda bagatandukana, ese ubundi iyo abantu bagiye gukundana bashingira kuki batabiramba abandi bikabahira abandi ntibabahire. Nyine nibyo tuyoganira muri aka kanya, nagira ngo atangira bibwira basuhuza kugira ngo umenye ngo none turi kumwe birubisheho kugenda neza. Karibu muri studio za Mirage TV Show. Murakoze. Yego, ni mu rugo guhaye ikaze ryisanzuye, kubera yuko iyo ufite ibintu wagezeho cyangwa ibintu byo gusangiza abantu ari igihe ngombwa yuko wisanga uri kugira ngo urusheho kubitanga ntacyo zigamye. Maze iyo kaze izara ni kazi. Mu minsi iri imbere zajya bigenda biza, ariko ngo impeshyi yarateye ngo n'ubukene buriyongera, niyo mpamvu umuntu asigaye agenda gakeya. Urebye impeshyi yo ni isanzwe kuko n'ubundi ibi nta cyahindutse by'umwaka wenda se kino gihe cyo imvura yanagwiriye ku gihe, izuba rivira igihe. Yego. Yenda kubw'impinduka z'ibihe ikirere cyarashyushye cyane. Yego. Ariko ubundi ikintu cyabaye ubwo gikomeye nuko amafaranga yabuze. Amafaranga yarabuze. Amafaranga yarabuze ko n'ubundi impeshyi n'ibirori abantu bakajya mu masakaramentu, ubukwe abantu bagashyingirana, ariko amafaranga ari mu miryango n'umunsi ni makeya. Wasanga iyo tugiye kuvuga haribyo byayamaze. Byarayamaze, ariko igeka yuko ari ukwera imyiteguro y'ibirori bigenda biba muri zino mpeshyi, ari ubukwe. Bajyana tubwira ko n'ibiciro bya esase byiyongereye, nabyo wasanga biri mu byayatwaye. Muri make na kashi ni nk'amaturage. Amafaranga arabuze mu baturage. Ubwo rero nyine mwakoze kudutumira mu muryango mugari wa Mirage TV Show, ubwo ndasuhuza abakunzi bawe bose n'abandi bagiye kugira umwanya muto mwiza kudukurikirana kano kanya tuganire ku bijyanye n'urukundo. Ikibazo rutangije uvuga ese urukundo kuki abantu bakundana bikagera bigashira? Yego. Hari ikintu kimwe ngiye kubanza gutangiza cy'umugani nyarwanda, ngo avuga ngo agaharawe gahabwa gahari kandi kaharurukwa kagahabwa gahiye. Kurumva ukomeye. Agaharawe gahabwa gahari. Yego. Kaharurukwa kagahabwa gahiye. Agahiye. Agahini. Agahini. Gahabwa gahiye, ngibaza ko nako gahiye kagiye gahabwa kandi nako agahiye kagahabwa mu gihe kagiharawe. Aho bagaha gahari, ariko iyo gaharutswe byo bagaha agahini. Kuko wa mugani sahani imaze kuririrwaho ngo iba yanduye, ngo yitwa umwanda, iba yanduye bakeneye kwiyoza, ariko mu by'ukuri ibyari biriho byari ibiryo bitunga abantu, ariko ngo imaze kubirya ngo iba yanduye. Rero dusuye mu rukundo, ubundi ikintu cya mbere tugomba kubanza kuganiraho nuko kimwe n'izindi nsanganyamatsiko, urukundo ni ijambo riri bita ni abstrait, ni ijambo rivuga ibintu bitagaragara ariko byumvikana mu buryo bw'amarangamutima, ku buryo no kubisobanura kenshi usanga bigira icyo bita approche individuelle, cyangwa se uburyo bwite bwa muntu bwo kubisobanura. Buri wese asobanura uko ari. Buri wese asobanura ukwe, uko wumva urukundo usanga atari ko mugenzi wawe rwumva, ariko akaba nyine igipimo cyo hejuru cyane. Icyo gipimo ni intambwe dusatira twese y'imibanire myiza, arimo n'amarangamutima rimwe na rimwe, ariko icyo gipimo nta muntu urakigeraho. Yego. Ntawe. Ari nayo mpamvu nyine urukundo ruguma rushakishwa, abaruririmba ntibahweme, aberekana uburyo bakundana ntibarekeraho, kandi n'uwo mwakundana igihe kingana gute cyose nta munsi n'umwe wakumva wamunyuze burundu ku buryo uvuga uti ibyo nakoze birahagije reka ndekera aho ngaho. Urukundo yararubonye,
none se uciye mu ijambo wa mungani uravuze ngo nta gipimo cy'urukundo cya nyarwo kibaho nka buriya iyo umuntu ateretanye n'umuntu nyine bishingira ku rukundo bagateretana bagashimana akagira n'aho babana muri icyo gihe ntabanyuzwe n'urukundo yahawe kurya avuga ati byibuze ibyo nifuzaga mu rukundo ni ibi aho ngaho ndaza kuhagaruka yenda ku kiganiro kigenda gikomeza ntabwo umuntu atereta undi kubera urukundo icyo ngicyo ni ikintu gisa nk'igitunguranye kucyumva ariko abo tubona bose ntabwo umuntu atereta undi kubera urukundo hari abavuga bayenda se ngo amour scolaire hamwe uvuga ngo ukunda umuntu nta kintu kimwe ugambiriye yego tujya tubonaho kubera ko yenda se abenshi bazi ko urukundo rurangiza rwubatse ingo ariko uvuga ati yenda se aba bana bari kumwe nta n'umwe ushaka kubaka urugo ababyeyi babo bacyabarira nta wakunda amakayi nta wakunda imyenda yo kwambara ubwo bakundana nyine bo ubwabo nyine ni urukundo twita ko ruri pure ariko mu by'ukuri impamvu yo gukundana cyangwa kubera ko bakundana ntabwo bishingiye ku kuba urukundo nyakuri cyangwa se rudafite icyo rushingiyeho ahubwo kiba gihari mu buryo bw'imikurire twasobanura muri buno buryo hari etape mu bintu byose aho bigera bigakenera izindi mbaraga bigakenera umuntu urenze umwe tufata nk'urugero rworoshye cyane iyo ufite nk'aka bizinesi cyangwa se bizinesi idea biri mu mutwe wawe ukayiraninga ukayishakira ibishoboka byose watangira kuyishyira mu bikorwa hari aho bigera ugasanga wowe ubwawe ntibigikunda ko wayimanaginga ngo bikunde ugakenera abakozi umuntu mujyana se muri proje kugira ngo agufashe kuyizamura cyangwa se ugakenera abafatanyabikorwa kugira ngo aho utabasha kugeza ibikorwa byawe bo bihakugereze mu buzima rero turi meant to be in social connections duteguye ku buryo dukenerana ku rwego runaka kandi hakabamo amagraduation akurikirana kugera ku rwego rwo kuzafatwa bw'ubwacu ubuzima bugashoboka ari uko uteye intambwe imwe ukareka abafatanyabikorwa bamwe ugatera n'intambwe ugafatana n'abafatanyabikorwa bitewe n'icyo ikigero cyo gukura n'ihareme karemano bitegeka yego niba tuvuge ugeze mu myaka yo gutangira kurya hari ubwenge bujyanye no kurya buza muri wowe yego gatangira gukubaganya ikiyiko yego ukamenya isahani icyo ikora n'ugomba kuyihereza mu rugo ukamenya ko ari mama ugomba gushyiraho akantu ukamenya ko tantine ari gushyiraho ibiryo cyangwa se ari mama ubwenge burikora iyo utangiye gukura umubiri wo utegeka ibikwiye kuba ako kanya bigendanye n'ikigero cy'imikurire bikaba byategeka ko ugira ubwenge bukujyana hanze gushaka igisubizo cyo umubiri ugusaba ukaba wakeka yuko wowe nta kikohereza ariko ubwo amarangamutima yawe adafite ikindi arangamiye ahubwo ari urukundo ruri kukujyana yego bivugiye ko nko muri adolescence iyo igihe cyo cya adolescence kigeze ubugimbi n'ubwangavu ni igihe umubiri umaze kwitegura kubyara yego imisemburo ya kigabo imaze gukoreka imisemburo ya kigore imaze kuzura mu buryo bwo gutanga urubyaro cyo bita kororoka nyine aho ngaho iyo hageze rero nubwo usanga umwana w'umukobwa atangiye no kurambirwa inshuti ze z'abakobwa bagenzi be yumva akeneye umugabo w'inshuti noneho kugira umushuti w'umuhungu cyangwa se ukabona ntashaka kujya mu nshuti z'abahungu ariko akeneye ibiganiro byerekera ku bagabo baba babasebya baba bavuga neza ariko akeneye kumva ibiganiro biza nk'umuhungu bavuga ubwiza bwabo bavuga ubugome bwabo nyine atangiye kugira amatsiko yo kuma nawe yakikurura igitsina gabo kugira ngo gisubize iyo nyota iri muri we ishingiye ku kigero cy'imikurire aho ngaho rero niho imana yaremye yuko ntabwo nyine wakitera inda niba uri umugore ukeneye umugabo niba uri umugabo nawe ntiwatera inda umugabo wa mugenzi wawe ukeneye umugore aho ngaho niho utangira kumva ibyumvire bigusaba gushaka iki umukobwa cyangwa se umuhungu akagira ibindi muhuriramo by'ibanze bituma muhura ugakeka ko ariyo ntego nyamukuru na se ngo turigana n'iki ariko ko guhambiranaho kwanyu kugushingiye kuba muri bo nyirizina n'ikigero cy'imikurire yego niyo mpamvu rero nta mpamvu wari ubihereho mu kanya kashize kuvuga ngo urukundo rudafite impamvu ntabwo rubaho rugira impamvu
urukundo rwose ruba rufite impamvu, nyir'ubwite ashobora kuba azizi neza cyangwa se atazizi. ane mpamvu twatandukanya amaco y'inda cyangwa se ubwo bwenge karemano bwo gushaka gusubiza ibyo umuntu yifuza karemano, bishobora gutuma ugira amaco ukoresha kugira ngo ugere ku cyo ushaka. hari abahereza impano se, hari niba banga gukoma rutenderi, bigatuma hari ibintu umuntu yitwaza mu buzima busanzwe andi akeneye. Umuntu niba yiga se, kumufasha kwiga, kumwandikira note, kumuherekeza mu gihe mugiye gushaka ibyo babasabye mu ishuri, ibyo byose bigatuma hari ibintu bimwereka yuko umwitayo. Ariko mu by'ukuri intego nyamukuru iri inyuma, imibiri yanyu bategeka ko mwakwiye kuba mufite abandi bantu b'igitsina gitandukanye n'icyanyu, bishoboka yuko babafasha kororoka. Aho ngaho rero hari ikigusunika kikurimo karemano kikuzuye, kubitabasha kwitandukanya nacyo ngo uvuga ngo hari ikintu nzi ku ruhande kinsunika, ubwo urakebuka kibura kuko ni wowe wese nyine ari kukohereza kujya mu rukundo. Rero nta rukundo bavuga ngo urukundo ngo rudafite ikiruzana ntacyo. Tutandukanye rero ubwo urukundo no kubana neza ni ibintu binyiri bisanye. Umuntu abana neza umuntu mugenzi we akabyita urukundo, ariko noneho urukundo ni cya gipimo cyo hejuru cyane cyo kubana neza gushoboka, ariko uretse atajyageraho. Ariko ntago abantu bari menshi kubana gutyo gusa nta mpamvu ibasunikira kubana. Ariko hari indi ngingo ikunda kuziramo, ugasanga umuntu abajije mugenzi we ngo ese ubundi ngo wankunze ushingiye kuki. Mu by'ukuri hari impamvu yo gukundana, ariko iyo mpamvu ntabwo ari imwe, wese agira icyo ashingiye agiye gukunda. Noneho nk'iyo turebye mu isi ya none, ubona urundi rukundo rwo muri isi ya none, muri iyi generasiyo cyangwa muri ibihe turimo, rushingira kuki ahanini? Reka rero mbanze ambwire izo nshuti zawe zikukurikira. Yego. Twahuye uno munsi, nubaza umuntu ngo unkundira iki, akakubwira ngo ntacyo, ngo nuko numva ngiye ngukunze gusa ngo uranezeza. Yego. Uzamenye ko nyina kubeshya. Kubera ko mu buzima bw'umuntu uko ateye karemano, harimo urukundo yikunda, urutuma ahora ashakisha ibintu bimubereye byiza. Ibyo bintu bikubereye byiza rero, iyo umenye yuko kanaka aje abishaka, ikintu cya mbere wumva nuko ari umwanzi uje kukwiba. Umwanzi kandi aje gushimisha amarangamutima yawe, utangira kubiryamaho cyane. Iyo avumbuye ko hari ikintu runaka ashaka gukuraho, yego, ukeneye iturufu yawe ituma utsinda umukino, kandi aje ayitagetinga. Yego. Aramutse akubwiye ko ari yashaka, intambara yatangira aho ngaho yo kwirinda ko yagikoraho. Yego. Icyo kintu cyamuzanye kirahari. Niba uri umukobwa, abahungu bo tugira amahirwe yo kubasha se umuco nyarwanda ko bigenda ukashaka guhitamo, ukicara ukareba umukobwa nyine akanyoni mu ngana ugiye kwica. Yego. Kashingiye kuvuga ngo ndamushaka wenda se ko twazaryamana n'urugero. Yego. Ariko se nasaba kumugurira icyo kurya. Yego. Ibintu birenze bye nabasha kubibona. Ari gihe bigorana. Iyo ufite ubushobozi buke rero, ushaka wa wundi birenze bye ari amandazi. Kugira ngo nabwo ibintu icya kiguzi cyo mushakaho uzabasha kucyafodinga. Merese nta kuntu washaka urenze ukazamutera injuga bigakunda. Izo njuga rero ni ka gasore katirareye ngo katarongora inkumi. Inkumi wayirongoye ko ntango wayitunga. Icyo cyo nicyo. Iyo inkumi wayireraho ukayirongora ko ntango wayitunga. Yego. Ko watira imodoka, wasohokana hano kwikopesha, wanatira geto. Yego. Ariko ntabwo wayitunga kubera ko hose ntabwo watunya mu geto y'abandi, nta mutungira mu modoka y'abandi. Yego. Subi inyuma rero, aya mahirwe basore bafite yo kureba akanyoni nyine bangana akakegera, ibyo birenze bye abasha kwafodinga, amaze kubona ko bikwiriye aramwegera. Yego. Ariko umenye yuko ni ikiguzi, iyo yabarebye ikiguzi bizamusaba kugira ngo muboneho icyo ashaka. Aho turi kugendana. Yamara kukibona, icyo kiguzi bizamusaba, yabona yabasha kukibona, yego, akegera wa muntu. Nayo mpamvu ushobora kubona umukobwa mwiza, kandi kuko mwiza cyane, yego,
ariko wabona ibyo akenera kugira ngo abeho utabasha kumufasha kubigeraho, yego ukavuga uti nyine shaje nkumenye shaje, ukaba nkaho undi abeta ibigori byiza rwose amenya akutse, kabagira nk'ibarya ibihiye, amenye ufite ariko rwose biba bigori biraryoshye. yego urabireba ukabyibwira ariko ntacyo wabihinduraho, ni utubeya aho ngaho kwemera nyine ukarekera. Nyuma na nyuma rero iyo target ufite ku muntu runaka n'ikiguzi runaka bizagusaba, nicyo gituma wongera kwemera kwegera umuntu runaka nyine ukamuganiriza, ariko byumvikane neza hari ikintu wowe uba umushakaho. yego icyo umushakaho nicyo utakiha, ntabwo wakibyarira abana, icyo ni kimwe. ikindi nubwo waba ushaka guhaza irari ry'umubiri wawe, ntabwo yendeye imico mibi y'abanyaburayi tuyireke, kubyiha inzira iboneye yateguwe no kubona umuntu the sex opposite. aho ngaho rero icyo umushakaho ryo kigutegeka no gufata imyanzuro y'ibyo uzamutangaho, ukafata umwanzuro wo kujya kumureba. yego ikiguzi rero kigomba kuzamo buri gihe, ikiguzi kigomba kuzamo buri gihe. yego bivuze ngo ni muri mpanguye ikiguzi, kandi twumvikane neza ntabwo ari cy'urukundo. yego ahubwo ni ibyo usabwa kugira ngo rwa rukundo rugerweho. yego hari abantu rero bavuga kumva umuntu akunzwe, ushobora kubona bagufata neza, bakuha byinshi ukeneye nk'impano, bakuha byinshi wifuza mu nzozi zawe, ugakeka yuko ari urukundo, ariko bo bari kwishyura nyine ikiguzi cyabo. soon nawe ugomba kwishyura. icyo gihe uvuga ngo ntago icyo wita urukundo ngo amfata neza, ahubwo uvuga ngo aranshakaho iki. yego umuntu ukubwira ngo unkundira iki ntakivuge, yego aba ari indyarya mu bana. ese ukubwira ngo ngukundira uko uteye uko nkubona, nibyo nyine amukundira uko ateye. none se kuki aho ngaho abakobwa iyo abahungu babwiye gutyo bahita batekereza ko ari rari babagiriye? yego nyine kuki se utamukundira iryo rari ryawe? kandi ubundi ryo riba ryaguhagurukije kutabajya gukunda abagabo bagenzi bawe, ugajya kureba umukobwa kandi agitekereza ko rari rikuzanye, yumva yuko nyine icyo umushaka ari ukuryamana nta kindi. yes kandi kuryamana, kutaryamana n'abahungu kwe niyo strong card afite, niyo winning card afite. nicyo kintu cyatuma abona buri mugabo amenye ko ari cyo ururumbiye. intambwe ya mbere nawe yakora kujya gute kugusubiza inyuma, kugira ngo batamenye nubwo kirurumbiye umuhisha, umubwira ibindi bitandukanye n'icyo ushaka nyirizina, kugira ngo aze trouver wakigezeho. niyo mpamvu bakubwira ngo niba nyine uri umuntu ushaka kwirinda, wakwiye kugira amakenga, kumbe ko ntabwo umuntu yakurebye akwitegereze uko uteye afite umwanzuro wo kuza kuguceyizinga gutyo gusa, nta mpamvu impagurukije y'icyo yakubonyeho, kuko uwo uri we nyirizina n'ubundi amumenya ari wowe umumubwiye. yego bityo mu murongo kino kintu, yego we arakureba ibyo watanga akabibona, yego akaza kukwaporosha. yego ntabwo aje kubera uwo uri we, yego kuko n'ubundi uwo uri we azamumenya muri kumwe. yego icyamuzanye rero nicyo yakubonyeho, yuhe nicyo agushakaho. yego niyo mpamvu yo kugira amakenga, kuko ukibaza ngo ikintu nshakaho ni ikintu natanga binyoroheye. yego ese nanyegera cyane akakiba. rero hari ikintu kindi gisigaye giteye ubwoba ngo hari akaririmbo k'umuhazi ubwo nuko ntazi ukuntu yitwa neza, aravuze ngo wagira ngo haramurogeye ngo wego ntabwo ibyo bijya biramba. hari ukuntu bajya mu rukundo rukanashyuha, ariko nyuma y'iminsi mikeya rukarangira, nyine ugasanga rimwe rimwe baranashwanye, baratukanye, binagenze nabi. n'ibyo byatumye nibaza ikibazo kimeze gutya, nabaga nimbona umuntu noneho usobanutse wampa igisubizo gishoboye kuganisha kuri reality nzakimubaza. ushobora gukunda umuntu rw'ukuri, nyine umuntu ukamukunda urukundo rw'ukuri, ariko nyuma rukarangira. kuki ubyita urw'ukuri se? impamvu mbyita urw'ukuri ni uko ushoboye kumukunda ugendeye ku marangamutima yawe, uko umubona, uko ubitekereza, ukumva ko ntacyo umuhishe, ukumva yuko nyine umwihaye wese. reka maze uvuga ko ari ako kantu. yego wowe ubwawe hari uko wiyizi mu mutima wawe, ariko hari n'ibindi bintu bigukoresha, cyangwa se mo kimwe hari izindi mbaraga ufite muri wowe zishingiye ku buzima wakuriyemo, cyangwa se ihererekanywa ry'umuryango, yego cyangwa se n'ahantu wize n'ikigero ugezemo, byose bikakwegera, bikakubamo munini cyane, bikagukoresha ibintu ukeka ko ari ubushake bwawe, ariko mu by'ukuri ntawe uhure n'ubushake bwawe, atari umwanzuro w'ubwenge bwawe, ahubwo ari umwanzuro wa kamere yawe. yego aho ngaho niho abantu bavuga ngo njyewe ntacyo narishingiyeho,
icyo wari ushingiyeho ntabwo gisobanukiwe ariko cyari gihari wowe ushobora kuba aricyo bita PTSD cyangwa se post traumatic stress disorder ni imimerere umuntu agira nyuma y'uko ahura n'ikintu kimuhungabanyije mu buryo runaka rero niko twiga we learn by trauma we learn by trauma uko ukura n'ubukire cyangwa se n'ubukene hari amasomo ugenda ukuramo ibyo rero binagusunikira kugira umukunzi umaze ukuntu runaka ufite ubukungu runaka bwinshi cyangwa bukeya umukobwa usa ukuntu kwiza cyangwa se kutari kwiza hari umuntu ukura yahamutse yatinya abagore basa neza akavuga ati nyine nabonye ko abagore basa neza batubaka akabazi ngo ahitamo abakobwa basa nabi ku bushake bwiwe ariko mu by'ukuri ni trauma imubamo kandi bake baba bazi ko barwaye ubwo niyo mpamvu mbwira ngo ayo marangamutima yawe aba afite ikintu cyashyigikira cyatwara mu buryo runaka ukeka ko ari amahitamo yawe bwite ariko mu by'ukuri ari byo ukoreshwa n'iki se kandi ukoreshwa aya marangamutima se ukoreshwa n'izo events zagutraumatije zikakubakamo undi muntu runaka ukora ibyo ngibyo ukora ugira ngo ni amahitamo yawe ariko mu by'ukuri ari produit y'amateka yawe imibereho yawe kubona ibintu uko babivuga mu myemerere yawe cyangwa se mu muryango wakuriyemo amasomo baguhaye anatuma nyine ugira ukwiyemeza ushingiye mu murongo runaka uwo murongo rero n'ukera ko bita ngo ni by'ukuri ariko si by'ukuri ahubwo ni ibyaremwe bitewe n'ibyo bintu waciyemo bikakurema mu buryo runaka yego ariko ikintu kibaho ibyo bintu ucamo bikakuhindura undi muntu runaka ukaribyo ushingiraho wenda uvuga ngo ndi gukunda by'ukuri cyangwa umuntu turi kumwe uko biri kose si muryarya hari uburyo umwiyumvamo wewe n'umutima wubiza ubundi ukavuga ati uyu muntu uko biri kose urukundo mukunda ni urw'ukuri si muryarya kandi n'undi nawe hari igihe bibaho ko muhuza nawe akagukunda muri ubwo buryo mugahora muri iyo senta yo kuvuga wine turi kumwe ntituryarya kandi turi gukundana noneho nyuma y'igihe runaka ugasanga muratandukanye nicyo nashyo mvuga ngo ese koko birashoboka ko ushobora gukunda umuntu by'ukuri nawe akagukunda by'ukuri nyine mukundana by'ukuri mugatandukana mu buryo bworoshye yego birashoboka cyane ariko ngaruke neza ko by'ukuri ntabwo nabyemeye by'ukuri bero wakana ntabwo nabyemeye kubera ko by'ukuri ntibibaho ahubwo ushobora gukundana n'umuntu wumva ahura neza kuko hari ishusho uba warubatse mu mutima wawe mu bwenge bwawe ihura neza n'uwo muntu mwahuye akagwa neza muri bya bipimo wiyemeje kugira ku muntu wakubera umugore se cyangwa se mo kimwe ukeka ko yakubera mwiza mu buryo bwo kuryamana n'urugero icyo gihe uwo muntu umubonye umutima wawe uba ubohokeye kumwegera byuzuye kuko nyine nk'ubu ati nabonye amazi nyine afutse ubukeshigaje mu kuyanywa gusa yego nta handi ukorera ku ruhande nta yindi soko nkeneye ahangaha niho ndi ndanyuzwe bivuze ngo wowe ishusho ngari y'uwo muntu wakubera mwiza wamaze kumugwaho uranamufite yego ikintu rero nawe bishobora kumubaho gutyo ugasanga yenda mwahuje wa mugani ariko ikintu abantu benshi bakwiye kugira no bakanezereramo ni ihame karemano ariko bakwiye no kuryizereramo ikintu bita kwiga cyangwa se learning kunguka ubumenyi yego kunguka ubumenyi rero hari icyo bita ku breaking a myth ku breaking a myth ni ukubasha kurenga amahame adafite ishingiro rizwi yatumye ukora amahitamo runaka hari igihe rero ku myaka runaka twese tubyera twavuga ati ariko igihe natekerezaga kino gihe nkimeze nk'uko ukundi kumva imana ndize mba narapfuye bibaho cyane bati rwose pe ukuntu wumvaga ibintu n'imana nyirindiye nyine mba narapfuye rero abantu ikintu batizereramo ni ukwaguka k'ubumenyi yego Bibiliya iravuga neza ngo abantu bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura tegereza umwana wigishijwe kwenda se abakobwa b'inzobe basenya ingo yego ariko uko agenda akura akagenda abona abakobwa b'inzobe bubatse n'ingo bafite n'abana kandi imiryango yishimye yego icyo gihe muri critère zo gushaka umuntu babana ab'inzobe ntabwo babaga barimo yego ariko uko agenda akura yegera hejuru akabona izindi ngero kakanyume kakaguruka akabona ahandi bweze birangira abonye yuko hari icyo yibeshyeho yego icyo cyo ndacyemeye ni kimwe rero na bya bindi ubwo uramwegereye ahuye neza n'ibyo uri gutaranya ako kanya ariko ejo mu gitondo ushobora gusanga bya bindi byarimo ubujiji ugasanga ukomeza muri iyo nzira aba ugiye gukora ikosa uzicuza ubuzima bwawe bwose yego nibwo rero umukobwa agenda cyangwa se umuhungu akagenda
bivuze ngo mwabanye neza mwita ibyo by'ukuri kubera ko ubumenyi mwari mufite ku bantu bababera beza bwahuraga n'uwo muntu muri kumwe neza ariko ejo mu gitondo wowe ubwawe urahinduka mugenzi wawe nawe ashobora guhinduka ahinduwe n'amashuri ahinduwe n'umujyi yagiyemo ahinduwe no kwakira amakuru mashyashya ahinduwe no kukudisikavaringamo ikindi kintu atagutekerezagamo ibyo rero kumenya learning yourself wowe ubwawe ukimenya ukaniga mugenzi wawe bishobora kugurura andi marembo ashobora gutuma mubona ko nimugumana ahubwo muzanicana aho nibaza ngo umuntu uwo twakundanaga yaje kuba umwanzi gute usanga ibyo wamuteganyagamo atari byo uri kubona abantu bashobora kujya bahigana nibyo cyane ibyo rero biterwa nuko rwa rukundo twiza ngo ni urukundo ntarwo no love ibyo bita ngo ni urukundo nyine ntago rubaho sinzi n'igipimo kitabaho ahubwo bihura neza n'imyitwarire idahutaza iboneye iri mu bugwaneza ugirira umuntu ufite ikintu ukeneye yego nawe kandi nuko nguko uko Imana biremye no umugore n'umugabo barakeneranye hari imyitwarire umugore agira idahutaza umugabo kuko umugabo abitse ikigira wa mukobwa umugore n'umugore abitse ikigira wa mugabo bigatuma hari imyitwarire idahutaza bagirana hagati yabo ishobora gutuma wakitwa urukundo ariko Prince aguma kumubonamo cya kintu amushakamo Prince agumaza kumwitwararikamo murakundana the continuous provision of what they need yego gukomeza gutanga icyo mugenzi wawe gukeneyeho nagakomeza kugupamparinga yego tekereza ufite inka ikamwa amato aryoshye kandi menshi nakomeza kuyahera utaruha kabisa ntabwo waruha sibyo ukomeza kuyahera utaruha urwo rugendo anaho nashaka no kugaruka ku musozo no kuvuga ngo wowe niba wabashije gukeka icyo mugenzi wawe agukeneyemo yego kandi nawe ukabona umukeneye ikintu cya mbere murinde kutakigeraho kugira ngo akomeze kube hafi atakurambirwa nakibona azagenda people come and go niba muketse ikintu umuntu uje kubwira ngo aragukunda akakeka ikintu agukeneyeho niba ari ubukungu bwawe niba ari ubwiza bwawe bw'umubiri niba ari ahandi hantu hamugeza umurinde kutabigeraho umukeneye ariko hari akandi kantu ushaka kutubwiraho gatoya ubundi hari urukundo hakaba n'irari abantu benshi babyumva gutyo no kubitandukanya babigoye pe uzabwirwa n'icyo urukundo n'irari umuntu uzi ufite urukundo aba ameze ate ufite irari azarangwa n'iki irari ni ryiza irari izo mbaraga karemano Imana yashyize muri buri kiremwa yego cyane cyane by'ibigabo n'iby'ibigore bigeraho bikagera igihe cyabyo bikagira iryo rari irari ni isoko yo kororoka yego sibyo irari ni isoko ryo kororoka n'ubwo ganta ku irari ryo kuryamana guhuza ibitsina irari ni isoko yo kororoka ko niba ufite umugore ugomba kumugirira irari niba ufite umuntu uri umuhungu udafite n'uwo mukunda nagomba kumugirira irari kuko niyo soko yo guhuza ibitsina kandi niyo soko yo kororoka niyo mpamvu n'ubundi umuntu wamukunda gute ugomba kumugirira iryo rari uwo gutamugirira irari se wamukunda namute kuko wasanga ugirira irari undi muntu nyine cya kintu cyo gupeyinga kwishyura ugomba kwishyura umuntu agirira irari ugomba kumwishyura kugira ngo iryo rari ryawe urihaze niba rero uwo muntu afite byinshi bikugoye nibwo irari ryawe uzarijyana ahantu hakoroheye kwishyura irari rero ni ubwo bushake karemano bwo guhuza ibitsina bw'ibiremwa ubwo umugabo ararigira akanarigaragaza ko nabo baratinyuka cyane ariko n'abagore barigira akanarigaragaza ngo basigaye n'abari ukuntu babigaragaza mu buryo abagore bagiye akanarigaragaza niyo mpamvu abitinyutse nyine bakabasha kubyerekana babita amazina runaka ariko irari nyine gukenera ko imibonano mpuzabitsina ni karemano y'ikiremwa icyo ari cyo cyose cyaba ikigore cyaba ikigabo niyo mpamvu umuhungu akugira irari ntabwo cyaba n'ikintu cyiza ahubwo nta kugira irari ryaba ari ikibazo gikomeye cyane cyangwa se uri umukobwa ukagira irari umuhungu cyaba ari ikintu cyiza utagira irari umuhungu cyangwa nk'umugira irari umukobwa nkeka yuko ayo mahirwe kuzanabyara yaba ari make cyane niyo mpamvu icyo bita ngo ni urukundo
n'irari irari ryo rigomba kuba rihari anavansi. nta rari nta rukundo. Urukundo nakubwiye ngo nta rari rihari, nta n'impamvu yo nta kwitanaho gushoboka. Ariko ntabwo bikunda byo. Nta kwitanaho gushoboka kuko kwitanaho ari izo mpano, ari igihe cyawe, ari imbaraga, byose uba wishyura ikizatuma uhaza rya rari, ikizatuma ubasha kuvuga ngo n'umuntu yambera umugore akambyarira abana cyangwa se mucyo nkamubyarira abana, ariko n'ubukungu n'iki cyose hari cost ugomba gupenga kugira ngo iryo rari uzarihaze. Rero iyo migenzereze myiza yo kubana neza, kudakanga rutenderi, kwihangana yagututse, uvuga ati nindamuka nteye induru aragenda kandi icyo mushakaho simba nkikibonye. Ariko utangujije yuko umaze kwidetermina kuvuga ati ngiye ndabona ko bitagikunze ko nzakibona cya kintu nashakaga, n'ubundi uramureka pe. Yego, tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko hari akantu kamwe nshaka ko dusorezaho k'ingenzi. Ubundi tuvuze urukundo, abantu benshi muri iki gihe sigakunda kureba amafilime ngaho ngo ibihinde ngo ibiki n'ibiki, bakabona ibintu abanyamahanga bakora, bakumva ko natwe iwacu bigomba gukorwa, rimwe na rimwe batazi n'igisobanuro cyabyo. Ubundi ubona social media za affectinga gute urukundo rwo muri ino minsi? Ubwo tubyita urukundo nk'uko wabishatse, cyangwa uko kubana neza, imibanire muri rusange, uko kubana neza ku makouple. Yego, hari ikintu kimwe ndambivuga nk'umunyarwanda tugomba yenda kubanza gushyiraho umwotso, kuko yenda se nubwo kibyimba kiri kwimena ariko dukeneye kukimena vuba. WhatsApp zaduka, hari abantu benshi bagiye no kuzisengera bara mu butayu ngo ni ibya Satani bazanye nyabikureho. Yego, ikintu tugomba kumva nuko social media ziri kugenda zisa nkaho zegera kugusa neza n'imibanire isanzwe mu buzima bw'abantu. Nayo mpamvu hariho nyine campaign kunya kuzikoresha neza kugira ngo ubutumwa zitanga cyangwa se mu kimwe byo berekana bihuzwe n'ubuzima bushoboka kugira ngo babashe kubibamo. Rero wambaje ati social media yafekta gute urwo rukundo cyangwa imibanire myiza? Mu by'ukuri biragoye kubera yuko icyo twita iterambere ni ikintu cyakure cyane nyine twese dusiganirwa kugeraho. Rero hari umuntu wese wakeneye kwerekwa kwitabwaho nk'abandi. Nta muntu wifuza kuba uwanyuma. Imana rero ni umuntu ngo agende nyine ategeka isi. Isi rero yawe ibigukikije byose wumva wabisumba. Niyo mpamvu iyo umuntu witabwaho kurusha uko witabwaho birakubabaza. Wumva nawe wakagiye mu murongo. Niba niyo utabona iyo by'urukundo ari nko kubona abantu bari mu kagurupe k'abasore banywa inzoga bishimye, nabo nyine bakagiyemo ukaba nkabo. Rero ibyo kubona ku ma social media tugomba kuzirikana yuko abantu batanganya ubushobozi bw'amafaranga. Niba ukundana n'umuntu ucishije bugufi udafite ubushobozi, bagomba kwihangana bakagenda ku ntambwe zishoboka. Ikindi kandi mukobwa, menya neza ko umuhungu udafite ubushobozi yakugezeho kubera ko abona uri munsi y'ubushobozi afite. Ese nta kuntu umuhungu yatereta umukobwa umurusha ubushobozi? Tureke ibyo kwirarira. Yego, tureke ibyo kwirarira. Ariko niko byagombye kugenda. Tureke ibyo kwirarira. Ikindi ushobora gutereta umukobwa ukurusha ubushobozi bw'amafaranga, ariko nawe hari ikindi kintu ushoboye nawe akeneye. Yego, ende ubu ngubu bireze ushobora kuba uri umukobwa bikeneye umugabo. Yego, wabonye umusore nyine tubyite nako ari type yawe, ariko icyaburana amafaranga kandi wowe urayafite. Bivuze ngo ibyo umugabo ukeneye byo ushaka we arabifite. Amafaranga ntabwo mukeneye ko arayifitiye. Urumva icyo kintu wamuvuze mu kanya. Amafaranga umukobwa ntayashaka ko arayifitiye. Icyo ashaka ni umugabo. Niyo mpamvu rero ntabwo wabona umugabo ubonetse wese. She does and chooses. Umugabo w'umbereye mwiza. Urumva? Wa wundi icyabura gusa ari iki? Amafaranga. Yego. No kubyumva? Ni kubyumva. Ubushobozi rero ntubare mu mafaranga gutyo gusa. Yego. Ubushobozi tubare mu kuba ufite ikintu mugenzi wawe akeneye kandi we adafite. Wowe ufite we akeneye adafite. Yego. Babyo byita ubushobozi. Niyo mpamvu nakora sacrifice, atanga amafaranga ye akabona umugabo. Yego. Cyuko nawe atanga amafaranga yawe ukabona umugore. Yego. No gutanga sacrifice icyatuma umuntu agubwa neza akakubera icyo umushakaho. Yego. Ari umugore yabikora n'umugabo yabikora.
ariko wumve ngo niba muhanganye muri imibanire myiza wanze mbe yuko niba yaje kukureba yarakwaporosheje yakwigire kuko ubona ko nyine uri mu rwego rumwe nawe. yego mbere yo kumva yuko hari ibyo yaguhereza urota cyane cyangwa ko atagukwiriye, banza umenye yuko mu by'ukuri niba utaratera intambwe ngo urenge urwego yagusanzeho, yego uracyari wa wundi uri hejuru ye adakeneye. yego unasikia hivyo? ndi kubyumva gusa birabikaze. uri ku rwego wa wundi urenze uba ufite adakeneye. yego icyakoze ashobora kubona uteye neza mwaryamana akishima, yego ashobora kwishyura byinshi mukaryamana ugakeka ko agukunda ariko ntiyakemera ko umubera umugore. yego nabyo bibaho cyane. yego bivuze ngo rero ashobora gutanga byinshi wakita urukundo ukanakeka ko agukunda kurushaho muri kumwe, ariko ari kwishyura ikiguzi cya cyane ikintu ufite agukeneyeho, ariko ibirenze ibyo ngibyo ntabwo abikeneye. nayo mpamvu nyine umugabo azagusambanyiriza mu rugo rw'umugabo wawe ariko ntakujyane mu rwe cyane, kubera ko hari akantu kamwe rukumbi agukeneyeho, anemera kwishyura wenda ibyo wita urukundo akakageraho, ariko ibirenze ku ngako ntabyo akeneye. so think twice. iyi ngingo ikomeye bantu banjye bakunze bamirange, uyu munsi ndakeka ko nuko mwumvisha ibintu birenze ibyo mwateganyaga cyangwa ibyo mwatekerezaga umunsi ku munsi. tuganiriye byinshi ku by'urukundo, tubigiye mu buryo bwimbitse, tuganiriye ku bijyanye n'amarangamutima. nanagushishikariza kujya ukomeza gukirana Mirage kugira ngo tujye tureba ingingo nyinshi zitandukanye zijyanye n'urukundo, ibiganiro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kandi byagira umumaro, bikagira n'itafari bishyiraho ku buzima bwacu bwa buri munsi. noneho garutse ku mutumirwa wanjye, ni nk'iyo nama noneho wagira abantu bari kwishora mu nkondo z'iyi minsi, unadusoreza utubwira platform twagusanga, kuko ndabizi neza mu ntangiriro ntabwo wivuze mu buryo bwagutse, nategereje ko wenda uza kubikoraho, bona ntubikoze ravuga nti wenda urasoza ubigarukaho nabitindaho kubera yuko nawe ufite abantu bagusanga kandi topic zikomeye cyane. mu by'ukuri noneho watubwira nyine nk'iyo nama wajyana ubishora mu rukundo, no unadusoreza utubwira ahantu twagusanga natwe. yego murakoze, ubaye ntawivuga mu rugo rw'undi ngo mpayere kandi ndaza kwivugaho. njyewe inama natanga ku bantu bitiranya imibanire myiza n'urukundo, ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ngo abantu duhura niba ari abahungu ngende umukobwa, ni iki mfite bakeneye, ni iki mfite bashaka. barashaka umubiri wanjye, barashaka ko mbageza ku muntu runaka, barashaka amafaranga yanjye. ku byanze bikunze hari ikintu gituma umuntu akwitegereza agakenera yuko mu binding mugirana ubumwe runaka. ibyo rero wita aza yitwaje akubwira ngo ngiye singenzwa n'iki, ibyo akubwira ko atagenzwa nabyo nibyo adashaka ko wikanga, ako finarema nibyo azafata. banza umenye ngo ni iki mfite uno muntu akeneye. niba umushaka mutinze kukigeraho. yego iyo ni inama ya mbere. icya kabiri, ubwo niba utamushaka nyine bijyanye n'icya mbere, niba utamushaka nawe kimuhere ko atatagenda. yego cyangwa se mu kimwe kimunamwirukane. ugerageje igisembe aho unakimuhe nyine anagenda bamuhaye icyo ashaka, niba wumva icyo kiguzi kitakubangamiye nyine can even give ubundi akigendera. ariko banza wumve yuko umuntu muhuye ukwereka ubugwa neza, impuhwe, kwiyenteresaho, hari ikintu agukeneyeho. niba atari cyo umuha gifatika mu ntoki, agukeneye nko kuba pubere, niko nabyita. pubere hari umuntu ugukeneramo kuba azi kakuruhukiraho, kugira ibyo byose maze nka safe box zakubitsamo ibintu bye. Yumva yenda gutuka umutwe akaguhiga ngo ruze nkubwire akakumenamo byose bimuruhije. yamara kwidoshereje akivuza. turakoze kunyumva atahwi, turakoze kunyumva. uri nka ndubaye nyine. hari izo mpamvu ebyiri, hajya gushakaho gifatika cyangwa se amarangamutima, cyangwa se ubwo bufasha bundi butuma yumva yuzuye. banza umenye ngo ngewe uyu muntu ankeneyeho iki, ndamukeneye nanjye se, niba umukeneye nawe mutinze kukibona. yego muzatindana. yego
kandi niba utamukeneye icyagushakaho rwose kimuhagende cyangwa se ukimuha azahita yijyana n'ubundi numwereka ko ntacyo azabona azahita agenda. Iyo ni inama ya mbere. iya kabiri ni uko social media bavuze ko zigarukaho tugomba kuzimuriraho ibitekerezo kuko nizo ziri gutanga ubumenyi bwinshi cyane kandi uko imiryango ugenda icika intege ntabwo uzabaza papa wawe ngo bakora bate ibintu uri kwiga harya wasanga atabizi. Social media n'ubundi ifite amakuru menshi cyane y'ubuzima turi kuganamo. So digest well, hekenya neza umire neza kugira ngo bitagutera uburwayi. Nibyo social media ukabona hari ibintu birenze ubushobozi bwawe, niba utarabigeraho nyine byihorere uzabigeraho mu gihe runaka, ariko utuma umururumba wabyo uguflyingisha ngo umve waguruka ukabigeraho ngo utenye uburwayi wambaye. Ntago abantu ibintu dukina ndetse nk'amafilime nubwo kariho ariko navuze yuko mu buzima busanzwe ariko byagenda. Ushobora kubangamira umuntu wawe uzi ngo arihangana nko muri filime ugasanga nawe wahise aguhenangura. Ibyo ni ibintu bibiri gusa. Social media ifite ibintu byose dukeneye aho isi iri kwerekera, so ba attentive umenye kuyungurura ibijyanye n'ubushobozi bwawe ari byo consuminga uburyo wita urukundo rwawe cy'imibanire myiza uyirindisha icyo ukeneye kandi developing ibyo bituma gukenera. Niba uri umukobwa uri umugore cyangwa uri umugabo developing skills ushobora gutuma umuntu runaka abona kuri w'ingenzi akakuzana mu buzima bwe. As long as uri w'ingenzi kuri we, as long as ubona yuko wagomba kumwara mu buzima bwe, azaguma nawe providing ikiguzi kinini cyakuya mu mugumane. Kandi kuko babigoye cyane amafaranga ye kuyaguhereza igihe cye, kuguhereza ubuzima bwe ngo bugenzure ni ikintu kigoye cyane. So your cost ugomba kumenya ko nyine uri worthy bikwiriye ko mu byukuri ayiguhereza. Rero nagirwa hari platforms zitandukanye, hari ahantu habiri honyine kuri YouTube n'ubundi hari DMTV, ariko ubu turi gukoresha Meet Us Today. Meet Us Today, so you have met me, you have met ibintu byiza nizera ko bizabungukira, nizera ko bizatuma mushobora gufata imyanzuro bushyashya, kongera korienta ibitekerereze ntugume kujagarara wibeshya ngo ni ibintu bita urukundo. Menya ngo ndashaka aho iki nyine bari kugitangaho iki, ese bazakibona. Ushobora kongera ibicirega kabisa, ushobora kongera ibiciro ati nge nzi ko nkeneye ikintu cy'ingenzi kuri wowe, nge se insa ndayansi gira igihumbi azakiguha. So ushobora kuri YouTube channel kandikamo Meet Us Today, uzata utubona wakora subscribe ubundi kadukurikirana umunsi kundi. Hari akantu twagirwa buri munsi kora kwazogera ukore kuri all notifications kugira ngo ibyo twaploadinze byose bijye bikugeraho. Ubundi thank you so much. Yego ndagushimira cyane kuba wiyakiriye ubutumire bwa Mirage, ukaba waje tukaganirira ku bijyanye n'urukundo, ukaba tuganije ku bintu byinshi bitandukanye. Harimo inyungurabwenge nyinshi, harimo ibintu byinshi tutari tuzi dusobanukiwe nanjye nigiyeho. Niyo mpamvu aha ngaha hari mu rugo n'ubutabazaza ukajya utuganiza ku bintu bitandukanye, kandi ishishikariza n'abantu bose kugusura kuko uba ufite ibintu by'inyurabwenge, ibintu bikomeye cyane, ibintu byiza gusa. Niyo mpamvu abantu banje bose shaka yuko basimbukira iwawe bakajya kuri DMTV, bakajya kuri Meet Us Today, bakareba ibintu byose biriho kugira ngo babashe kubisobanukirwa no kureba, kandi batibagirwa gukora subscribe, like, share and comment, no ukazogera kugira ngo ujye uploadinga ibintu babibonere ku gihe kuko bari ibintu by'inyungurabwenge. Byari byiza guhura nawe, kandi amahoro y'Imana akomeze gukora n'abantu bacu twese muri rusange. Naho ubutaha, shalom shalom.